y'amagambo aryoshye. So hano yarimo aravuga ati niboneye umutarutwa. Amen. Niboneye umutarutwa nuzuye ibyishimo. Ndagira ngo aya magambo hari uburyo nza indirimbo yari afite ubuhanuzi bwiza kandi yari afite ubuhanuzi bwinshi buryoshye. Even TV ibanyurizaho ibiganiro byinshi bitandukanye. Murakoze cyane. Banje kubasuhuza inshuti bavandimwe, inshuti z'umusaraba, bakristo bavandimwe muri Kururembo Siyoni. Ndabasuhuje mu ndamukanyo Yesu Kristo, ngira ati Yesu ashimwe. Uyu munsi rero ni iteraniro rya kabiri. Ndagira ngo duterane hano kuri no televiziyo cyangwa se kuri kino kinyamakuru cyangwa se kuri no rubuga. Dukoreshe runo rubuga kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana kandi iciye mu mucyo. Nk'uko nsanzwe mbibabwira, runo rubuga murabizi yuko n'ibisanzwe barushaka amafaranga, ariko nanone rufite inyigisho rugomba kubaha. Ntabwo zino nyigisho zo mba ndi kugurisha, ahubwo zino nyigisho mbagira ngo zibafashe kugira ngo tujyandane neza muri byose. Uyu munsi rero tugiye kurebera hamwe, nk'uko mubizi turi kugenda turyoherwa n'indirimbo zagiye zihimbirwa Kristo cyangwa se zihimbirwa umwami. Uyu munsi tugeze ku ya kabiri. Ubushize nari kubereka indirimbo imwe yaririmbiwe umwami. Uyu munsi mbafitiye indi nayo yaririmbiwe umwami. Ndagira ngo uyu munsi muri no teraniro turyoherwe n'amagambo uyu mwene data cyangwa se uyu mwanditsi w'indirimbo yari afite ubuhanuzi bwiza kandi yari afite ubuhanuzi bwinshi buryoshye. Amen. Niboneye umutarutwa nuzuye ibyishimo. Ndagira ngo aya magambo hari uburyo nza iyo tumaje kuyaganiraho, nyuma yaho nza kuyafata nkayashyira ku kiganiro uko cyagenze, nawe ujye unyuramo uyasome, noneho numara kuyasoma uyasengeremo. Buri gitero kimwe bitewe n'ukuntu cyaryoheye uwo muntu n'ikijye kirangira mujye mugisengeramo. Ndagusabye rwose uzakira kandi uzemera ukuri kuba kuri muri no magambo. Kandi rwose nimba uri umukristo, nimba warakiriye Yesu Kristo nk'umukiza muri wowe, nk'uwo yapfiriye mwapfanye, ndagira ngo aya magambo uyaryoherwe kandi uyashimire. Noneho numara kubirangiza, numara kuyasoma, ndagusaba gukora subscribe kugira ngo tubashe kuzajya ureba buri content y'ikiganiro cyaciye kuri no G7 TV. Uyu yari Masengesho muri kumwe. Benshi batangiye kuyita ngo ndi pastor Masengesho, ariko pastor wawe ni Kristo, pastor wawe ni umwami wawe, pastor ni wa wundi uguhishurira buri kimwe, pastor ni umwe kurimo. Pastor njyewe ndi ishusho ya Kristo, ntago ndi mu ishusho nk'icyo unyitirira, ahubwo njyewe nduwo ndiwe, ahubwo uri mu ishusho ya Kristo. Ndagira ngo aya magambo rero tuyaganireho muri neteraniro dutangirije hano kuri G7 TV. Ndabasaba yuko muzajya muyasharinga, kandi mukajye mukoresha kumumagara. Ujye wandika munsi muri content, wandike munsi haba ari aho ugomba kwandika, wandikeho comment, umbwire ukuntu ikiganiro kimeze, umbwire ukuntu wabibonye. Abantu nyine bagiye banyandikira bakamumagara kuri telefone, ndabibona, ariko usabwe kuzajya wandika muri comment.
unasharinge muri bagenzi bawe, wumve yuko buno butumwa nabo barabukeneye. Nk'uko twabonye yuko kwera imbuto ari ugusharinga ubutumwa bwa Kristo, ndagusabye iyo usharinze iyi video irimo buno butumwa irimo buno buhamya, mbese ibigeze kure cyane. So noneho iyi ndirimbo rero uyu muntu yari ari mu mwuka, mbese yari ari ahantu hakomeye cyane hatabashaga kuba we yakiyumvisha. Arangije aravuga ati niboneye umutarutwa, mbese niboneye umuntu ukomeye w'ingenzi muri jewe, ubu ngubu ndakomeye, niyo mpamvu ubu ngubu saa izi ngizi nuzuye ibyishimo. Haleluya. Ati niyo mpamvu ubu ngubu meze neza, nagifite inyota, nagifite ubunebwe, nagifite iki, ahubwo nkeneye kurya uwo mutarutwa, nuzuye ibyishimo, meze neza. Amen. Ndaririmba uyu Kristo, mbega Kristo mfite. Haleluya. Kino gice rero tugitangiremo tugisengiramo, nk'uko mubizi yuko dutangira dusenga. Ndagira ngo kino gice cya mbere cy'indirimbo cy'uyu muhanuzi, cy'uyu muvugabutumwa, yari ari kuvuga, yari ari kwatuza akanwa kiwe, yari ari guturagara mwami. Oh haleluya. Ndagira ngo usengeremo ugira ati mwami, narakubonye nk'umutarutwa wanjye, mwami Yesu. Oh mwami Yesu, oh mwami Yesu, narakubonye nk'umutarutwa wanjye. Oh mwami Yesu, ubu nuzuye ibyishimo. Oh mwami Yesu, nuzuye ibyishimo. Hesha ibyishimo na bagenzi banjye, hesha ibyishimo n'abandi bose, hesha ibyishimo n'uri kubona iyi video, hesha ibyishimo na buri umwe wese, hesha ibyishimo mwami Yesu, kuba utuye isi mwami, kuba utuye igihugu, kuba wamanutse mwami. Mwawe Yesu Kristo, manukira umwe wese, umubere umutarutwa, yuzure ibyishimo, aturagara kuvuge, avuge yatuza akanwa kiwe kuvuge. Oh mwami Yesu, oh mwami Yesu, yumve kuririmba ibyishimo byawe, yumve kuririmba imbaraga zawe, yumve kuririmba mwami, yumve kuvuga ijambo ryawe, yumve kuvuga ineza yawe, yumve kuvuga yuko uri umwami, yumve kuvuga yuko ugira neza. Yesu Kristo umutuyemo, Yesu Kristo unuyemo, Yesu Kristo unuyemo. Turana muri buri umwe wese, turana muri bagenzi banjye, tura mu muryango wanjye, tura mu nshuti zanjye. Oh mwami Yesu, oh mwami Yesu, oh ndaturagara mwami, ndaturagara ndi kuvuga ineza yawe, ndi kuhatuzine akanwa kanjye, ngira ngo mwami Yesu Kristo nuzure ibyishimo, nuzure imbaraga zawe mwami Yesu. Mwuno muvugabutumwa, mwuno muririmbyi arimo aravuga ati yo yuzuye ibyishimo, nawe ndagira ngo mwami Yesu Kristo nuzure ibyishimo, nuzure izo mbaraga mwami Yesu. Numve gukomera kwawe mwami Yesu, numve gukomera kwa buri umwe mwami Yesu, mwami Yesu. Oh bana na buri umwe wese, bana n'ukomeye wese, bana n'uworoheje mwami, bana n'ufite, ubane n'udafite mwami Yesu Kristo, bana n'urwaye, ubane n'utarwaye mwami Yesu Kristo. Oh mwami Yesu, oh mwami Yesu, ndakwinginze, oh igaragarize muri umwe wese, igaragarize gukomera kwa umwe wese mwami Yesu, mwami Yesu, nk'uko ugaragaza imbaraga zawe. Oh ongera ugaragare mwami, ongera ugaragare kano kanya, twongere kumva ijambo ryawe, twongere kumva agakiza kawe, twongere guhumerwa n'imbaraga zawe, twongere uduhumekere mu mwami, twongere dusobanukirwe amagambo, twongere dusobanukirwe mwami. Oh mwami Yesu, duhe gusobanukirwa. Oh mwami Yesu, duhe kunesha. Oh mwami Yesu, duhe agakiza kuzuye. Oh mwami Yesu, mwami Yesu, mwami Yesu. Oh turavuga ineza yawe, turavuga gukomera kwawe, nk'uko tubizi mwami, nk'uko tubikomeyeho mwami. Oh turizeye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Nk'uko no muvugabutumwa rero yari kuvuga, murakoze kuba musengeye muri iyi ndirimbo, murakoze kuba musengeye muri kino gice.
mu by'ukuri aya magambo y'uno muvugabutumwa cyangwa se uyu muhanuzi cyangwa se uwanditse indirimbo, mu by'ukuri yavuze ibimurimo. Niba nta bikurimo bivuge bikurimo, uvuge watuze aya magambo yawe. Kano kanya tugiye gusoma, tugiye kugaragaza ibyari biri muri ino ndirimbo. Ndagira ngo ubivuge watuze akanwa kawe, ubivuge wumva bikurimo, ubivuge wumva hari imbaraga ziri kukuzamo, ubivuge nta kindi kintu urarikiye, ubivuge wumva yuko ukomeye. Ndazi neza yuko uri bwaze kugirirwa neza n'ano magambo. Turatangiye. Yaragize ati ku gice cya mbere, ati niboneye umutarutwa, nuzuye ibyishimo, ndaririmba uyu Kristo, mbega Kristo mfite. Mbega Kristo mfite. Warakoze kumbamo Kristo. Warakoze kumbamo. Warakoze kubundimo. Mbega Kristo. Ndagushimira kuri Kristo muri jyewe. Ndagushimira ko ari we wamenekeye amaraso. Ndagushimira ko ari we wampfiriye. Mwami Yesu. Mwami Yesu. Igice cya kabiri. Mwami Yesu, ndagira ngo tuvugane amagambo. Kristo ni umwana w'intama, uhebuje agakiza, uhesha agakiza, zuba ryo gukiranuka, ufite agakiza. Haleluya. Aya magambo araryoshye. Kristo ni umwana w'intama, uhesha agakiza, zuba ryo gukiranuka, ufite gukiza. Amen. Ese hari undi muntu wagukiza? Ese wumva yuko hari undi muntu uri muri wowe wabasha kugukiza? Umva aya magambo. Niboneye umutarutwa, nuzuye ibyishimo, ndaririmba uyu Kristo, mbega Kristo mfite. Haleluya. Haleluya. Kristo ni umwana w'intama, uhesha agakiza, zuba ryo gukiranuka, ufite gukiza. Hari undi muntu wagukiza. Wowe urwaye, hari undi muntu wagukiza. Wowe unaniwe, hari undi wagukiza. Wowe urembye, hari undi wagukiza. Rega ntukigire ko uburwaye wese, urwaye malaria cyangwa urwaye za ndwara uri kwa muganga akari urwaye. Nawe ubwawe urarwaye kuba utamufite, urarwaye kuba utamwegereza umutima, urarwaye kuba. Haleluya. Haleluya. Ongera umva amagambo. Nta wundi muntu wagukiza, nta wundi muntu waguha byose, nta wundi muntu waguha ibyo udafite, nta wundi, ahubwo Yesu Kristo niwe ugomba kuguha byose. Niwe zuba ryo gukiranuka, niwe waguhesha agakiza, niwe umwana w'intama. Haleluya. Nta wundi. Haleluya. Warakoze Mwami, warakoze ko nta wundi wanyiza atari wowe. Mwami Yesu. Ni wowe gukiranuka, ni wowe zuba ryo gukiranuka, ni wowe zuba ryo gukiranuka, ni wowe uhesha agakiza. Mwami Yesu, umbamo kuko umesha agakiza, umbamo kuko ari wowe zuba ryo gukiranuka. Umbamo nk'umwana w'intama. Umbamo Mwami Yesu Kristo. Nishimiye yuko umbamo, nishimira ko wampaye agakiza, ni wowe ufite agakiza, ni wowe ukiza. Mwami Yesu, Mwami Yesu, urakoze ko wampaye byose. Haleluya. Igice cyo gatatu, uyu muvugabutumwa cyangwa se uyu twise umuhanuzi yararembye ati Kristo. Haleluya. Ongera uvuga ngo haleluya. Kristo giti cy'ubugingo. Haleluya. Ese nta wundi? Ese ni wowe giti cy'ubugingo? Ese ni muriya ugiti cy'ubugingo? Ese hariya niho giti cy'ubugingo? Ahubwo Kristo giti cy'ubugingo, cy'imbuto ziryoshye. Haleluya. Ongera uvuge ngo haleluya. Cy'imbuto ziryoshye. Ongera uvuge ngo haleluya. Haleluya. Haleluya.
haleluya. Ongera uvuge ngo haleluya. Haleluya. Ongera usubiramo n'amagambo. Ongera uvuge n'amagambo. Haleluya. Kristo giti cy'ubugingo cy'imbuto ziryoshye. Njye niwe ujya umara inzara murya buri munsi. Haleluya. Nshuti yanjye, Kristo kugira ngo wumve yuko umurimo nuko ugomba kumurya buri munsi. Mbese uyu muvugabutumwa yaravuze ati ni wowe ujya umara inzara kuko murya buri munsi aramwihata, buri munsi ku munsi, buri gitondo, amanywa na nijoro aramwihata, umunsi ku munsi. We urumva yamuryaga buri uko bukeye, yakamurya mu gitondo, akamurya, akasoma ijambo ry'Imana. Oh haleluya. Ati ni wowe ujya umara inzara murya buri munsi yamuryaga no gusoma ijambo ry'Imana, akamunyoterwa, akamunywa, akamujyamo, akamwumva. Haleluya. Ongera wumva n'amagambo. Ati ni wowe ujya umara inzara, ati murya buri munsi. Oh haleluya. Haleluya. Kristo giti cy'ubugingo cy'imbuto ziryoshye. Oh haleluya. Warakoze Kristo. Oh warakoze Kristo kuri igiti cy'ubugingo. Oh ndabizi yuko ari we giti cy'ubugingo kiryoshye. Oh kuko ari wowe narya nkashira inyota, kuko ari wowe narya nkashira inzara, kuko ari we Mwami Yesu Kristo umbera byose. Ni wowe mazi y'ubugingo, ni wowe Mwami Yesu Kristo. Oh niringiye ijambo ryawe, kari wowe Mwami, kuri umuntu arinywa Mwami agashira inzara n'inyota. Oh Mwami Yesu Kristo, reka niringire Mwami, reka niringire kurama. Oh reka niringire Mwami muri ibi byose Mwami Yesu Kristo. Oh ninde wundi wanyiza muri ibi byose? Ninde wundi wamara inzara muri ibi byose? Ninde wundi wamara inyota muri ibi byose? Ninde wamfasha atari wowe umfashije? Ni wowe ugomba kumfasha. Ni wowe narya nkashira inzara, ni wowe nanywa nkashira inyota. Oh ni wowe narya buri munsi ku munsi, nkakurya amanywa nijoro, nkakurya saa sita na nijoro, nkakurya mu gitondo na saa sita. Mwami Yesu kugira ngo mumenye, Mwami Yesu kugira ngo munywe, Mwami Yesu kugira ngo mwumve. Oh Yesu Kristo we uri mwiza kuko ari wowe utumara inzara n'inyota, uri mwiza kuko ari wowe giti cy'ubugingo, uri mwiza kuko ari wowe uryoshye, ni wowe ufite imbuto ziryoshye, nta wundi twari utari wowe. Oh haleluya. Oh haleluya. Aya magambo ni meza cyane, aya magambo ni meza cyane. Reka dusome kane yayo. Yaravuze ati ni urutare. Haleluya. Ni urutare rwubatse ku mazi atemba. Ese hari ikindi kintu wigeze ubona washyira ku mazi atemba ngo ure kukijyana? Ariko Kristo ni urutare rwubatse ku mazi atemba, rufite ubugenge kuko amazi atarutembana, rufite ubugenge bwo kuba rutacubira, rufite ubugenge urwo rutare. Oh haleluya. Yesu atubereye urwo rutare, Yesu atubereye ubwo bugingo, Yesu Mwami Yesu atubereye byose. Ati ni urutare. Oh ni urutare rwubatswe ku mazi atemba, ni isoko idudubiza umutima, ujye umara inyota. Haleluya. Ni isoko idudubiza umutima, ujye umara inyota. Oh haleluya. Warakoze Mwami Yesu, warakoze kumbera urutare. Oh warakoze kumbera aho nagombaga gucubira, warakoze kumbera buri kimwe, warakoze kumbera amazi no kunywa nkashira inyota, warakoze kuba uri wabereye isoko idudubiza, warakoze Mwami kuba munywa buri munsi. Haleluya. Warakoze kuko ari wowe ujya umara inyota. Warakoze. Gatanu. Kristo ni ubugingo bwanjye, ni inzira y'umucyo. Ongera ngo
Kristo ni ubugingo bwanjye, Kristo ni ubuzima, Kristo ni ubuzima, ni ubugingo, ni uyu mubiri, ni ibi byose ubona. Kristo ni ubugingo bwanjye, Kristo ni umucyo, Kristo ahatari haracya. Niko ushize twabonye muri ya ndirimbo. N'aha ngaha haratubwira ngo Kristo ni umucyo, Kristo ni urumuri, Kristo akuraho umwijima, Kristo akuraho byose. Ndagira ngo uryoherwe n'aya magambo ari muri ino ndirimbo, wongere wumve ukuntu yavuze ngo Kristo ni ubugingo bwanjye, ni inzira y'umucyo, ni ihumure n'amahoro, ambereye byose. Warakoze kumbereye byose, warakoze kuri humure, warakoze mwami Yesu, warakoze kuri ubugingo bwanjye, warakoze mwami Yesu, warakoze mwami Yesu, warakoze. Haleluya. Gatandatu turavuga ngo niwe bwenge n'imbaraga no gukiranuka, ni intsinzi no gucungurwa, ni ukuri no kwezwa. Haleluya. Subiramo ano magambo: niwe bwenge bw'imbaraga no gukiranuka, ni intsinzi no gucungurwa, ni ukuri no kwezwa. Haleluya. Mwami Yesu, uze kubw'aya magambo. Numvishe mu magambo ari muri ndirimbo, numvishe buri kimwe cyose. Ukuri mwami, ukuri intsinzi mwami muri iki, intsinzi uri imbaraga. Haleluya. Ni wowe mwami. Haleluya. Iki cya karindwi yararirimbye aravuga ati: Kristo mwami mukiza, umuvugizi wanjye. Haleluya. Hari undi muntu wakuvugira, mujyanama, data, mana, muvandimwe, inshuti. Haleluya. Ndagira ngo ano magambo akuryohere nk'uko nanjye ndyoheye, akuryohere nk'uko nanjye ndyoheye. Kristo ni umukiza, Kristo ni umukiza, ni umukiza wanjye, umuvugizi wanjye, mujyanama, data, mana, muvandimwe wacu, cyangwa se muvandimwe, inshuti. Haleluya. Ndagira ngo ibi bice birindwi tubisome kugira ngo mubashe kubisobanukirwa. Ndaza kugushyira content hariya kuri kamera, nawe uze kunyuramo uyisome. Twagiye, bibaye byiza nasoma nawe usubiramo kugira ngo bigende neza. Dutangire. Niboneye umutarutwa, nuzuye ibyishimo. Haleluya. Ndaririmba uyu Kristo, mbega Kristo mfite. Haleluya. Subiramo. Niboneye umutarutwa, nuzuye ibyishimo. Ndaririmba uyu Kristo, mbega Kristo mfite. Niboneye umutarutwa, huzuye ibyishimo. Haleluya. Ndaririmba uyu Kristo, mbega Kristo mfite. Kristo ni umujyanama w'umutima, uhesha agakiza, zuba ryo gukiranuka, ufite gukiza. Haleluya. Ndagira ngo wumve iyi ndirimbo uburyo iririmbwamo. Ndakuririmbira bino bitero bibiri, nawe uze kuyisubiramo, kuyiririmba wumve ukuntu muri wowe biba bimeze.
iboneye umutarutwa nuzuye ibyishimo, ndaririmba uyu Kristo, mbega Kristo mfite. Kristo n'umwana w'intama uhesha agakiza, zuba ryo gukiranuka ufite gukiza. Ndagira ngo amagambo uze kuyaririmba umve iyi ndirimbo ari iryoshye. Iki ni igice cya mbere cy'iyi ndirimbo. Ndagira ngo uyu munsi tugisoreze aha ngaha. Ifite ibice 15. Ubutaha nzakubwira iki gice cyayo cya kabiri. Uryoherwa n'aya magambo rero, kandi ndagukunda. Numva ko Kristo w'uyu munsi kurimo uramutse umuryoheye cyangwa ukamurya buri munsi, ukamunywa buri munsi, ukumva umunyoterwa buri munsi, kandi ndabizi yuko wazagirirwa neza, wazajya wumva yuko hari icyo wungutse muri wowe. Ndashimira wowe rero warebye iyi video, ndashimira nawe wakoze subscribe, ndagushimira ko wakoze share, cyane cyane by'umwihariko ndashimira wowe uri bwazi kumvugisha cyangwa se nawe ujya umvugisha, ndagushimira. Ni inkunga ikomeye cyane ku bwanyu. Ngewe mbonye wanyandikiye cyangwa se nkabona washyize muri comment, ngewe bimpa kongera gukora cyane, bikanyereka yuko hari uwo birimo birafasha cyangwa se hari uwo birimo ano magambo ari kugenda aryohera. Ndagira ngo tubanze dusobanure zino ndirimbo nka zingahe, nshaka kuzabasobanurira 5. Noneho nituzisoza tuzahita dukurikizaho no gusoma muri Bibiliya. Wowe wumve yuko umeze neza. Katwumve dusenge. Mwami Yesu, urakoze kuri umutarutwa, urakoze kuri ibyishimo byanjye, urakoze kubura ibyishimo bya buri umwe wese, urakoze kuri umutarutwa wacu, urakoze Mwami, urakoze kuko uri umutarutwa wacu, urakoze kuko nuzuye ibyishimo ku bwawe, uwo mugenzi wanjye yuzuye ibyishimo ku bwe. Dufite inyota wo kukurya kugira ngo tubashe kubona ubugingo bwawe, tubashe kurya uburyohe bukurimo, tubashe kukurya Mwami umubavu ukurimo, tubashe kumererwa neza nawe. Mwami Yesu, ni wowe utumara inzara, ni wowe utumara inyota, ni wowe uduha ibyishimo, ni wowe Mwami Yesu, ni wowe giti giteye ku nyanja gihana umutohe, ni wowe Mwami Yesu, ni wowe nzu yubatse ku mazi atemba, ni wowe wubatse Mwami, ni wowe ufite uburemere udashobora gutembanwa n'amazi. Ni wowe Mwami, ni wowe Mwami, ni wowe Mwami. Nongeye gushimira ineza yawe, nongeye gushimira kubaho kwanjye, nongeye gushimira ko ndiho ndamahoro, nongeye gushimira ko mbasha kwicara hano nkavuga ijambo ryawe. Nari umuntu wa kera, nari Yesu Kristo yapfuye, nahuye nawe, nahuye n'umutarutwa, nahuye n'intsinzi, nahuye nawe Kristo, nahuye n'ineza yawe, nahuye n'imbaraga zawe, n'ibyiza, n'iteme. Ariko Yesu wambereye byose, wambereye iteme ryo kwambukiraho, wambereye igihuru cy'inkingira, wambereye Mwami Yesu Kristo. Nari ngoswe n'abanzi, ariko wambereye byose mbasha kwikingira. Warankingiye Mwami. Nongeye kubana na buri umwe wese kuri kino kiganiro, nongera nsenga ngo uheshe umugisha buri umwe wese uri bwasome aya magambo, buri umwe wese uri bwumve aya magambo, buri umwe wese uri bwakumwe kw'iri jambo,
uri bwamwe kuri no jambo wese mwami Yesu Kristo muhesha umugisha. Kandi mwami Yesu ni wewe wenyine wamukiza, ni wewe wenyine wamuha agakiza k'ubuntu, ni wewe wenyine wamusobanurira agakiza k'ubuntu cyaricyo, kuko nta wundi akeneye, ni wewe wenyine. Aho abandi bose bahaba, naho yabana bakomeye, naho yabana n'inyiki za kirimbuzi, mwami Yesu ariko ni wewe wamubereye inyiki mukiza, ni wewe wamubera urukuta, ni wewe wamubera mwami Yesu Kristo. Nongeye kubakwereka, nongeye kukwereka umubare w'abari kuri iki kiganiro, nongeye kuwukwereka mwami, nongeye kukwereka uyu mubare wose ugirire neza, kuko nzi yuko uri bwarebe kuri no video wese wari bwamugirire neza, nzi yuko ari bwagira icyo akuramo, nzi yuko ari bwagira icyo anywa kandi akakurya akakunyoterwa, nzi yuko ari bwashire ihumure, nzi yuko mwami Yesu ari bwasobanukirwe, nzi yuko mwami nongeye kushimira neza yawe. Mwami Yesu Kristo, nsabye nizeye izina ryawe, kare uduhe ifunguro, kare udutegurira, ari udutegurira meza, ati uwukunywa akakuryoherwa akakurya. Mwami Yesu Kristo, uwo ni we wawe, kandi mwami Yesu Kristo turi hano kugira ngo turyoherwe nawe, nk'uko waduteguriye mwami Yesu Kristo kugira ngo tuba ikiganiro. Ngira ngo n'uyu munsi nanone ubane na umwe wese uri bwakurikira iki kiganiro, mwami Yesu Kristo. Haleluya, haleluya. Urakoze kubw'ineza yawe, urakoze kubw'imbaraga zawe, urakoze kuko uri umwami. Kandi mwami Yesu kuko urakoze kuko turi umwe mwami. Uri umwe natwe, uri umwe mwami. Uri umwe natwe, uri umwe natwe mwami Yesu Kristo, uri umwe natwe, uri umwe natwe. Haleluya, haleluya. Urakoze mwami, izeye ijambo ryawe. Amen. Haleluya. Ngusabye gukora subscribe, nakazugira na share, no kuduha comment, kandi kutuzamura kwanyu ni ikomeye cyane. Murakoze.